Hi guys, mumeze mute? Umukobwa wanyu Neri nongeye kusuhuza ndabazana umukunzi wacu Rurangirwa. Abantu mwamusabye muri benshi akaza akamenyana namwe yego. Umeste. So? Umeste kuba ndi kuguhostinga. Namuhostinze yaje kugacana kacu yaje bateza imbere n'ukuri wakoze. Ikintu kimeze neza cyane nuko n'uganira na fiance. Guys, rero uyu ni fiance wanjye mu buzima busanzwe tubwira amazina yawe bakwitana. Nitwa Shizirungu Benz. Shizirungu Benz. Rero twamubazaniye Rurangirwa. Abantu benshi muri commentaire baravugaga tuzanire Rurangirwa. Nongeye kugusuza wo kurikiranye ibiganiro bigiye bitandukanye kuri icano yacu Dego Media. Uyu munsi nono nabazaniye uwo bita Sylvie ndetse n'umukunzi we Rurangirwa, murabazi mu nzira y'umusaraba. Filme yacu ngira ngo mwayikunze muri benshi ndetse muba mufite n'amatsiko y'aba bantu, ese ni bantu ki mu buzima busanzwe. Ibi nibyo nabazaniye rero babituganijeho rero nabibagejejeho kugira ngo mube mwasobanukirwa gatanu kuri gatanu. Mwibutseho tugeranye kuri uyu munota, ubasha kuba wajya muri comment utwandikire utwereke ko uhari ndetse utwishimiye, ndetse ube wanakanda subscribe niba utarayikanda, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona n'izindi video z'aba bantu mukunda muri benshi. Ngira ngo nkuko mubabona rero uko bakundana mu nzira y'umusaraba. Uyu mukobwa we uyu Sylvie we yitwa Neri, muramuzi, afite na YouTube channel yitwa Neri Official, muzayisure murebe. Ndetse n'uyu nguyu uyu Rurangirwa yitwa Nshizirungu Vincent, niyo mazina ye nyakuri. Ngira ngo mu busanzwe rero muramuzi ukuntu avuga acishije makeya, ndetse akina ari umupolisi muri filimi Inzira y'umusaraba, ndetse anakundana n'uyu mukobwa Neri ari we Sylvie. Uyu si nago amenyerewe akina muri filimi Inzira y'umusaraba gusa ngo ni umupolisi, oya, ahubwo yagiye akina no mu zindi filimi nyinshi, harimo nk'Indahiro y'ubuto yakinyemo ari gitifu. Urumva yuko ibintu byo gukina ari seriye, ari umuntu uri civilize, arabisobanukiwe cyane. Ndetse niba munazi filimi yitwa Shenge yayikinyemo yitwa Ramba, ngira ngo mubayikurikiranye muramuzi cyane rwose. Ahangaha rero Neri kubera ko yari yamutumiye, cyangwa se uyu Sylvie kubera ko yari yatumiye uyu Rurangirwa, reka nkoreshe amazina yabo yo mu nzira y'umusaraba nkuko mubamenyereye. Uyu Sylvie nkuko yari yatumiye Rurangirwa, niwe wagombaga kuba agenda amubaza ibibazo bigiye bitandukanye. Rero yahereye ku kibazo ati se witwa ndengira ngo amazina nayababwiye, yitwa Vincent. Ngira ngo nono yahise akurikizaho ikibazo, aramubaza ati se ubundi mu buzima busanzwe uri umugabo, uri umusore, bimeze bite? Waba uri ingaragu cyangwa uri umugabo? Aramubwira ati ni umugabo, njyewe Vincent ndi umupapa, ndetse ndubatse, mfite n'abana, ndetse mfite n'impeta rwose, nambikanye impeta n'umugore wanjye, mfite abana 3. Urumva yuko nyine ni umugabo ukuze uri civilize. Ngira ngo muranabibona no mu bushongore n'ubukaka bwe, uburyo aba ahagaze ndetse n'uburyo aba aganiramo, ubona yuko ari umuntu mukuru, atari umuntu ugifite amaraso ya gisore. Ngira ngo murabibona uburyo aseka atuje, ndetse buri kimwe cyose agikora atuje, no mu mivugire ye ni umuntu uri civilize kabisa. Rero Neri yakomeje kumuhata ibibazo, aramubaza ati se koko impeta urayambara urakayigendana? Rero yari yatinye kumwereka impeta kubera yuko uwo munsi ngo yari yaje yambaye impeta y'umudamu we, ntago yambaye iye basanzwe bamuziho.
yari yambaye iy'umudamu we kubera ko yabonaga iy'umudamu we ariyo igishayininga kurusha iye. Nyine ni kagahararo cyangwa se kuba wishimiye ikintu, ariko nyine urumva ni mu buryo bwo kuba musharinga buri kimwe cyose mubana, nyine mubana mu rugo, urumva ntago mwabura gusharinga. Ngira ngo murabizi n'abantu mwashatseho murabizi, hari igihe wenda nk'umudamu wawe ashobora nko kwambara nk'ikote ryawe cyangwa se akambara isengeri yawe cyangwa ishati, ngira ngo murabizi. So rero barakomeje baraganira, akomeza aramubaza uyu Sylvie, akomeza kumubaza ati se ubu ubona bimeze gute kuba wakina uri umukunzi cyangwa se wakina muri filime uri nk'umusore ndetse ugakina ukundana n'abana b'abakobwa nkatwe, kuba twebwe turi abakobwa none wowe ukaba uri umugabo wubatse ufite n'abana, none ukaba ukina ukundana natwe batoya, uba ubyakira ute? Undi yaramusubije ati ngewe ndi professional ku buryo iyo bigeze ku kazi mbyita kari akazi, nta kindi kintu mbitekerezaho, ariko nanone nava mu kazi ubwo nkakomeza nk'umupapa kameme. Ariko yaje uyu Sylvie yaje no kumubaza akabazo gasa nkaho gasekeje cyangwa se kamatsiko, aramubaza ati se ubundi behind the scene tubaye turi no muri film, tutari mu buzima turi mu buzima busanzwe, tutari muri film, ubundi wanyemera, ubundi wankunda? Ndetse uyu musore aramanza araseka cyane, aramusubiza ati abafana bacu b'inzira y'umusaraba bantegetse kuba nagukunda, rero ngomba kugukunda n'umutima wanjye wose. Ariko ahangaha nyine kwari ugutebya, urumva kameme umugabo ufite abana batatu, abafite umuryango, ntago yajya mu bindi bintu byo ku ruhande. Oya, ira filime ni akazi kabo, niho bakura umugati, ntago rero bagomba kubivanga n'ubuzima busanzwe. Ariko nyamuneka nkwibutsa wowe tubashije kuba twagirana k'uyu munota kureba iryo jambo ryanditseho subscribe ukaba warikandaho, ndetse ukarijya no muri comment ukaba watubwira ese aba bantu urabishimiye kuba twabakuzaniye, ndetse mujye mwibuka gushimira nyamuneka, tubone yuko ibintu tuba tubakorera bibageraho neza cyane, ndetse mube mwana sharinga bibaye ngombwa. Gusa ngiye kuza kuba nabasigiramo agace ka nyuma k'iyi show cyangwa se iyi interview bagiranye, nagira ngo nago mwari mwakayisoje yose, ngiye kuba nakabasigiramo mu karebe kose, nizere ko karibuze kubashimisha. Mukore subscribe, mukande kunzogera, muyifungure, ndetse mujye no muri comment mwandikemo, mushyiremo emoji z'umutima, tubone yuko mudukunda, tuzabazanire n'ibindi bishya, ndetse munakande like. Turabakunda cyane. Ciao ciao. Kuyiza kuri site n'abahungu bo muratekereza ngo muze mumwakire, twishimiye kubana namwe. Guys, mwakoze, nizere ko murebye iki kiganiro cyose. Ni ikiganiro, ni introduction, tuzakora ikiganiro kirambuye twicara ahantu hamwe dutuje, cyangwa dusure umuryango we tumumenye. Iyi turi no gufata akantu. Mwakoze guys, mukomeze mukore subscribe, comment, share. Ndabakunda, nkunda ukuntu muri kunyitaho, ukuntu mumpora hafi. Mana yanjye sinzi ikintu nakora ntabafite. Ndabakunda, Imana ibahe umugisha. I love you so much. Tuzagaruka mukore subscribe, share and comment, kandi ntimwibagirwe no kugira abandi mugabo ibintu byamaze kuba. Thank you. Welcome.